turahura ampa ikintu cyitwa umwanya mu buzima bwe. Sha umva geragiye ampa umwanya. Urumva twaramenyanye ariko tumenyana ari long distance nyine ari kure yanjye. Yego. Hanyuma twe tuvugana dusangiye tuvugana kuri telefone hayi gusa. Nyuma hayivamo voice call, nyuma bihinduka video call. Twe tuvugana nyine bikanduhura mu mutwe. Bikanduhura mu mutwe nkumva nyine ni sawa. Icyo gihe ntabwo nabonye umwanya munini cyane wo kwitekerezaho nyine ngo mperanwe n'agahinda kubw'ibintu biguye na ninjiyemo. Yego. Aragenda ngira bize kabisa, ngira bize mu mutwe wanara amfata umutima. Aragukundwa kaza. Yego. Amfata umutima. Simbizi na hari umuntu udakunda gukundwa ariko gukundwa biraryoha. Kugira umuntu ugukunda akakwita akaguha umwanya biraryoha. Kurenza kugira ukunda se. Shamva gukundwa biryoha cyane. Nukuri no gukunda ni sawa ariko biba byiza iyo mukundanye mwese. Ariko nunda abagore ngo mwaremeye gukundwa. Yeah. Rero sha nanjye umva icyo gihe yarankunze nyine nkayamara akankunda. Ugiye kiragera kuba ko yari ari kure, igihe kiragera sasa dupanga kubonana. Nako guhura. Dupanga guhura. Arazi na muri Afrika turahura nyine. Nyine turasangira nk'abantu bahuye bwa mbere. Nuko nyine dukomeza urukundo. Yego. Aza muri Afrika rero. Bigenda bite urukundo rurakomeza ruraryoha. Aza muri Afrika nyine. Turakomeza turakundana. Sasa rero igihe kiragera. Twa tumaze nyine guhura inshuro nyinshi ko yazaga muri Afrika kenshi. Yego. Yazaga muri Afrika kenshi tugahura. Hanyuma rero igihe kiragera. Dutekereza ko twahana umwana. Reka da mugeze ahantu hakomeye. Yego. Dutekereza twembi nyine ko dushaka guhana umwana. Yego. Yego. Duhana rero ko nyine dutekereza ko twahana umwana. Ariko ngira ubwoba ndavuga se ko bitewe wenda n'ibyo ngewe nari maze gucamo ndavuga se ubu ngubu ampindutse cyangwa se ntwise n'uwo mwana akankatira nyine ntekereza ibintu byinshi ngira gushidikanya nk'umuntu wundi wabaye mu buzima wenda bw'igikomere. Hanyuma nkora ikosa rimwe nanamusabira imbabazi, ndabizi ashobora kuzareba iyi video simbizi kuko akenshi n'undi abantu baba hanze mu bihugu byanze bareba aya mavideo. Yego. Nkora ikosa mukorera ikosa turahura nza kuza kumubeshya ko ntwite. Ariko naramukundaga mba numva ari we muntu nakunze hari muri ubu buzima. Nukurenza umugabo wawe. Oya mugabo wanjye se. Tumwihorere. Umugabo wanjye ntavugwa. Twakugirira. Nindakumirwa. Mugabo wanjye mfambabarira ntabwo umuntu nabyariye kangahe se urumva namugereranya. Yego. Uramubwira uti ndatwite. Ndamubwira nti ndatwite. Arangije mana yanjye umugabo arabyishimira anyitaho rwose. Anyitaho ariko ngewe nakibuka ko ibyo nibo ndavuga atari byo. Nkarira nkagira igikomere nkarira kandi ngiye nkabona kankunda. Nkavuga mana nkicira urubanza nyine nkumva ngize umutima uhagaze ndavuga subuko kinamubeye ariko nyine ndavuga nese ko nashoka nyine kumutestinga ubwo nari kugenza bwo ubigarura ngo mwute nakubeshye nubundi narabigaruka ko mbigarura bisa nk'ibyarenze gusa nta mezi yashize nk'amezi abiri. Uki muri icyo kinyoma. Aziko mutwitiye umwana. Nyuma ndamubwira nti ntago nari ntwite narakubeshyaga ariko amuredi rwose nagutwitira ko nabonye ko waba responsable ku mwana wawe. Ikindi naramukundaga numvaga kumwima umwana umuntu ko nta kintu wamwima. Arangije arambwira okay arababara. Yarababaye. Arababara byatari ariko agasa nk'unshanga nyina akanyereka ko yababaye narakaye atanankeneye ariko ashira iminsi akagaruka nanamusaba service akayimpa. Yego.
uyu mugabo arancanga none numva adacanganyikiwe. None igihe kiragera ngiye ngambirira mu mutima wanjye ndavuga rero n'ubundi ntaheza heza kabisa. Izo navuze ngo n'ubundi nta jana ariko ijana yo rwose ishobora kugeramo. Kuko ndavuga se uyu muntu wanyeretse ko ahunze gutya, ikindi yankundiraga abana nkabona ko ahundiye abana, ngiye kumuha umwana bizaba uko byakabaye, ubwo nyine namwanga nzabyimenyera. Ngiye mbigambirira mu mutima wanjye. Nubwo icyo gihe twari tumeze nk'aho nye tutakivugana neza, ariko n'ubundi twarahuraga. Araza icyo gihe turahura, ibaze aza kundeba ahantu narindi, aje kundeba turanaserera nyine tuvugana nabi, ariko icyo gihe nyine dutandukana ntwite. yaragutenda noneho byanyabyo. Icyo gihe noneho twatandukanye ntwite, ariko ntabwo byaje par accident. Urumva ngiye nyine warabiteguye. Naravuze ngiye kubikora hanavuyemo umwana mwiza byatari, ndaza kwereka ifoto ye. Ubwo birangira ntwise maze gutwita, ariko ubwo icyo gihe duhura, uwo munsi duhuraho narapfukamye ngiye mca bugufi musaba imbabazi. Ndamubwira nti naragukoshereje, nakobarije umutima ariko mbabarira, ntagaruko ntagukundaga nyine, ndavuga ntari n'ubwenge buke nagize mbabarira. Arambwira okay, hari ukuntu umugabo sinzi banza abagabo kubabarira kwabo nyine biri kuri. Anyereka ko nta kibazo aragenda, ariko nyine twanavuganye nabi. Noneho hashira igihe runaka nkabubwira none se ko mfite ikibazo kimeze gutya na gutya, kandi nkaba nkeneye wenda iki n'iki bigende gute, agahita cyo muri kibazo mfite. Sasa rero nza kumabwira, nza gusanga narasamye, ndamwandikira ndamubwira nishaniswa ntwete. Uwo munsi wambereye mubi mu buzima bwanjye. Arambwira tansubiza, anyereka nyine ko nta kibazo, aransubiza ahita ambwira ubwo se ni yandi. Bitamubwira nti uvuze ngo iki? Ahita ambwira ngo mva ngiye mukino rero nkina narayihaze. Ariko urabyumva bikubwiye ko mbere wari wamubeshye? Ndamwumva ngewe rwose, ndamwumva cyane. Ndamwumva ndavuga nti nanjye ari ngewe umuntu abikoreye, byagorana kugira ngo ngaruke muri modo. Arangatiye imikino shana arayihaze. Ndambwira ati nyamara ntabwo nkubeshye. Arambwira okay, ariko umva ahita mbroka. Anyereka mu bworo bw'ikirenge. Ahita mbroka. Noneho hagati aho ngaho tujya guhura kugira ngo nanatwite, hari ikindi gice cy'ubuzima nari naranyuzemo shaho kigoye byatari, ibintu byose byaranshizeho, nta bintu mfite byo mu nzu, ntagira n'ahantu ho kuryama, nyine bimeze nabi. Noneho arambroka, noneho sasa ninjira mu gihe cyo gutwita, mfite n'abandi bana, ndi mu buzima bugoye. Namwandikira, yabona ko ari n'imiho nyarwanda nkore nyine imwandikiye, agahita yibloka. Agahita yibloka. Ndababara nkajya ndara ndimo ndarira nkavuga ubuse koko ko nagukundaga nubwo nakoze amakosa, kuki utagira umutima wo kubabarira. Gusa namubwira okay, niba wenda ushidikanye nta ribi, nyine uzandika igihe twahuriye, uzabare urebe ko bizahura. Ikindi ushobora nawe kwikorera isuzuma kara ku mwana wenda ari wowe ni utanyizeye. Nuko mva nca mu buzima nyine bushaririye. Ibaze ko nagiye no kubyara nafite ikintu cyo kwambika umwana. Nca mu buzima bushaririye, ariko agatima ke kakongera kakagaruka. Kagaruka nkabona arampamagaye, mva nta telefone ngira, ntagira telefone. Rimwe umuntu amaga telefone gato cyane. None ngiye kubona mbona arampamagaye apana kuri WhatsApp. Arambaza bite umeze gute, numvaga ntashaka kumwakorangira ntamenye ukuntu umeze. Ndamubwira ndaho nyine, ariko nyine nozuye ntimba n'agahinda, byarancanze. Nkajya ngenda nkashaka nk'umuntu mfura, gusa sinafuraga abantu benshi, ariko harigenda najyaga gufurira nk'umuntu akamfurisha, nkamwogereza ibyombo, nkamukoropera. Mbese ugakora amasuku ukabona icyo kubaho. Yego, nuko muravugana rero. Nuko nyine igihe cyo kubyara cyegereje, yongera kumpamagara nyine.
arambaza uzabyara ryari, ndamubwira igihe nzabyarira. ahita ambwira ngo nubyara ngo nzakohereza amafaranga, ambwira umubare. ndaje ndamubwira se yari make pe, ahita ambwira se wayampaye ubu ngubu nyine nkayifashisha ndimo ndashaka ibikoresho by'umwana. arambwira ati reka aranyihorera.